bakunzi ba Hidarike, inshuti zacu, inshuti dukunda, umunsi tugiye kubabwira amakuru atari meza amaze iminsi acicikana y'umunyamakuru witwa Jean Lambert Gatare witabye Imana. Nkaba nabakusanyije uyu munsi amwe mu makuru cyangwa se mu bigwi byaranze Jean Lambert Gatare. Nk'abantu mwe, urupfu ntago twavuga ko ari ikintu cyiza, yego ruzaduhuza n'Imana, ariko buriya umuntu wese wambaye umubiri iyo yumvishe umuntu wapfuye arababara, cyane cyane iyo yamukundaga cyangwa se hari ikindi kintu yakoraga cyane gituma abantu bamukunda. Umunyamakuru rero witwa Jean Lambert Gatare ni umunyamakuru wabaye umunyabigwi cyane mu kintu kijyanye na siporo, mu myidagaduro, akaba yarafanaga cyane cyane ikipe yitwa Rayon Sport. Yakundaga Rayon Sport, bimwe mu bigwi byamuranze ni uko yari umufana wa Rayon Sport. Rero Rayon Sport muri aka kanya ikaba yarabuze umuntu w'imena, umukunzi wayo w'imena, umufana wayo w'imena witwa Jean Lambert Gatare. Jean Lambert Gatare rero akaba ari umunyamakuru nk'uko abantu benshi babivuga, wari umunyamakuru umunyamahoro cyane, akaba ari umugabo w'umunyamahoro ndetse akaba ari umuntu wakundaga amahoro agakunda no kuyatanga, kuko ubwe yivugiraga yuko n'abana be batajya bamufata nka papa, bamufata nka mukuru wabo bitewe n'uburyo yitwaraga mu bana be. Akaba ari umuntu wagiraga imyitwarire myiza cyane ndetse akagira n'urugwiro, agakunda abantu cyane, kuko wasangaga ahantu hose aho yakoze hose abantu baramukundaga ndetse bakamufata nk'icyitegererezo. Jean Lambert Gatare rero uyu munyamakuru akaba yarabaye icyitegererezo cyane ndetse n'abanyamakuru benshi ba siporo bakaba baramwigiragaho. Nimba mwibuka neza, uyu munyamakuru witwa Jean Lambert Gatare yakundaga gufana akogeza umupira kuri radiyo Rwanda ari kumwe n'uwo bita Marcel Rutagarama. Inshuro nyinshi niyo waba uri mu nzira igihe ikipe zabaga zakinnye, wahuraga n'abantu bafite amaradiyo ku gutwi cyangwa se uturadiyo cyangwa udutelefone turimo radiyo, bari kumva aba bantu bogeza umupira cyane. Murabazi kandi murabibuka we na Marcel Rutagarama ukuntu bogezaga umupira, ugasanga ndetse n'abana bo muri karitsiye bari kubigana kogeza umupira kubera uburyo babaga ari indashyikirwa. Uyu munyamakuru rero akaba yari afite imyaka 55, Jean Lambert Gatare akaba apfuye afite imyaka 55 muri uyu mwaka wa 2025. Umunyamakuru rero akaba yaravutse mu 1970. Mwumva rero nimba yapfuye muri uyu mwaka wa 2025 ku itariki 22, murumva ko yitabye Imana afite imyaka 55. Umunyamakuru rero akaba yaramaze imyaka igera muri 31 mu itangazamakuru. Urumva yatangiye mu itangazamakuru afite mu myaka 23, 22 gutyo. Uyu munyamakuru rero witwa Jean Lambert Gatare akaba yarinjiye mu itangazamakuru 1994, akaba yarageze muri uyu mwaka wa 2025 akiri umunyamakuru, nubwo amakuru avuga ko yari amaze imyaka 2 arwaye umugongo, kandi koko ntabwo mwaherukaga kumwumva mu itangazamakuru arwaye umugongo cyane bikabije ku buryo yari atakibasha kweguka cyangwa se ngo abashe kugira aho ajya. Uyu munyamakuru rero murabizi yakoze kuri radiyo ikitwa Orinfor, igera aho yitwa RBA, akaba yarakoze kuri radiyo Rwanda ndetse akaba ari umwe mu banyamakuru rwose bari abanyamakuru b'umwuga. Uyu munyamakuru rero yakoze kuri radiyo Rwanda kuva muri 1994 kugera kuri 1997. Akora kuri BBC 1997 kugeza 2003, asubira kuri RBA nanone kuva muri 2003 kugera muri 2010 kugera muri 2017. Murabizi ko yakoraga no kuri Isango Star, kuko yari n'umuyobozi w'iyi radiyo Isango Star. Akaba yarakoreye n'ikinyamakuru cyitwa Rushyashya,
kuva muri 2019 kugera muri 2025, akaba ari ikinyamakuru yakoreraga. Uyu munyamakuru akaba yarazengurutse ibihugu byinshi, ndetse twavuga ko ari ibiri muri Afurika, ari n'ibiri hanze ya Afurika, ari kwihugura mu itangazamakuru, kuko yashakaga gukora itangazamakuru ry'umwuga. Wasangaga abwira abantu cyane mu madisikuru ye menshi, yakundaga kuvuga ngo ukwiye kuba umunyamakuru ukora ibintu byawe neza, cyangwa se ukaba umunyamakuru w'umwuga utavangavanga ibintu. Uyu munyamakuru witwa Jean Lambert Gatare yigishije no muri segonderi iyo bita Ecole Secondaire de Kibuye, yigishayo igihe kitari gitoya. Uyu munyamakuru rero akaba yari afite abana 3. Uyu munyamakuru witwa Jean Lambert Gatare ni umuntu wakundaga abantu cyane, twavuga ko rwose ntacyo twamushinja ku kintu kijyanye n'imibanire ye n'abantu. Ariko ntabwo twabura kuvuga ko yagiye ahura n'ibibazo mu buzima bwe bwagiye bumuranga. Ubuzima bwe bwagiye bumuranga, ntabwo twabura kuvuga ko yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye, ko murabizi ko 2016 yapfushije umugore we, ndetse uwo mugore we bakaba bari babyaranye 3. Ntabwo twabura kubivuga. Uyu munyamakuru rero akaba yarapfushije uyu mugore 2016. 2017 nibwo yakoze ubukwe n'undi mudamu, ariko ntabwo amakuru atubwira ko babyaranye, kuko n'ubu amakuru avuga ko yapfuye afite abana 3, kandi n'umudamu yitabye Imana afite abana 3. Bivuze ko uyu mudamu bari bari kumwe, batari bakabyaranye. Uyu mugabo rero akaba yari umugabo w'umunyamahoro cyane, udakunda rwose umunabi habe na gake, kandi nawe ubwe arabyivugira akavuga ko ari umuntu utanga amahoro. Bimwe mu bintu byaranze uno munyamakuru rero, yakundaga Rayon Sports cyane, ndetse akaba ari umuntu wagiraga udukoryo twinshi mu gufana, aho wajyaga kumva ukumva yise amazina abakinnyi. Hariho nk'igihe wajyaga kumva ukumva avuze ngo ni Gikurankota, hari abo yise ba Fabregas, hari abo yise ba Bakame, hari abo yise ba Gifaru, hari abantu yise amazina menshi atandukanye, kubera bitewe n'uko yababonaga. Ni ukuvuga ngo yarebaga umukinnyi bitewe n'uburyo amubona, agahita amwita izina kandi rijyanye n'imyitwarire ye. Ushobora kubona umuntu wenda bitewe n'uburyo yitwara, ukavuga uti uyu muntu akwiye kwitwa gutya. Nawe rero niko yari ameze rwose. Uyu munyamakuru ni ikintu cyamuranze gikomeye cyo kwita amazina abantu batandukanye bitewe n'uburyo yabaga ababona. Twavuga rero ko itangazamakuru ryo mu Rwanda rihombye umunyamakuru mwiza kandi wari umuntu muzima. Ikindi twavuga ni uko uyu munyamakuru rwose nta kibazo yari ateye, nta mahane, nta tuntu tw'udutiku cyangwa uducabiranya wakumva kuri uyu munyamakuru witabye Imana. Uyu munyamakuru rero twavuga tuti Imana imuhe iruko ridashira Jean Lambert Gatare, kandi n'abasigaye Imana ibahe gukomera, ndetse itangazamakuru ryo mu Rwanda naryo rizakomeza rikwibuka, rikwigiraho byinshi, natwe tuzajya tukwigiraho byinshi. Abafana ba Rayon Sports nabo twabwira tuti mubuze umuntu ukomeye, mwihangane cyane ndetse mukomere, hari umunsi umwe tuzahurana nawe. Uyu rero bavuga ko yari amaze igihe arwaye umugongo, ndetse akaba yitabye Imana ari mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yari yaragiye gukomeza kuvurirwayo. Murumva ko mu Rwanda wenda byari byananiranye, bamwohereza hanze mu gihugu cy'Ubuhinde kugira ngo akomeze ajye kwivuza umugongo, ariko ntabwo byamukundiye ko akomeza kubaho. Bantu b'Imana, buriya Imana iba ifite igihe yandikiye umuntu cyo kubaho. Uko byagenda kose haba hari umugambi w'Imana.
Rero Marcel Rutagarama wari inshuti y'uyu muntu witwa Lambert, nawe yamuvuzeho cyane, avuga aho yavuze amagambo akomeye aravuga ati ese ubu wajurira he? Urupfu ntaho warurega, ntago wajurira, reka. Rero uko birumvikana ko iyo aba ari ukujurira twese twakajuriye tukavuga tuti Jean Lambert Gatare we wacu nagaruke. Umva ko Marcel Rutagarama nk'umuntu bakoranye igihe kirekire, yari amuzi neza, bari baziranye cyane, ari mu bantu nawe bababayishwe n'uru rupfu ndetse ruramushengura nk'uko natwe twese byatubabaje. Uyu munyamakuru rero twa Jean Lambert Gatare, urugendo rwe mwumva yarusoreje mu bitaro by'Ubuhinde, aho yari yaragiye kwivuza umugongo. Ni ibintu rero bibabaje cyane, ariko twavuga tuti Imana yo mu ijuru ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Yitabye Imana akiri muto, ntabwo twavuga ko yarakuze cyane, umuntu w'imyaka 55 ntabwo twavuga ko mbese yarakuze byo gupfa, uretse ko nta n'umuntu ukura byo gupfa. Umuntu wese abantu baba bakimukeneye, natwe twari tukimukeneye, ariko twavuga tuti Imana yakoze ibyayo. Imana ntabwo irya ruswa cyangwa se ntabwo irenganya, niko twavuga tuti rero abasigaye mukomere kandi mukomeze gukomeza umuryango wa Jean Lambert Gatare. Mugubwe neza rero bakunzi ba Idarike, mugubwe neza. Ayo ni amwe mu mateka yaranze Jean Lambert Gatare twifuzaga kubaganiriza kugira ngo mugire icyo mumenya cyangwa se mugire amakuru makeya mumenya ku rugendo rwa Jean Lambert Gatare, uko Jean Lambert Gatare yabayeho cyangwa se uburyo yarabayeho, imibereho yarabayeho. Mukomeze mugubwe neza rero, mukomeze mubane n'Imana, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibishimire. Murakoze, mugubwe neza.